hagarara ko ngubaza njye namubonye Eliya yego akajya makwereka aho yagiye hano ruguru apfuye pe apfuye we mugorera n'umugabo wanjye nawe hasohotse nkamukwereka ko nza hano umugabo wanjye asareye mu kuri sondi witwa Eliya muto muto yewe ape hano hari umuntu mwitariye umugabo muzi hano wa mugabo cyo nameze bite maka uyu mugabo aranyukanye wowe so mudamu ndapfuye mutima umvuye byagenze bike n'ukuri umugabo wanjye namushakisha hose namubuze ndapfuye rwose umwana no kujya nabiruka gutya abantu baturangire wowe ukutama wangu ndange yena we ngo hagarara yangu hagarara shije ahantu hose ni umurangire ahantu hose twabonye ngo indango baramukujyana yaramuntwaye yaranyangaje ngo kuko nsiganirwa niruka batubona so umuze nk'umuntu oyewe yirukanse cyane mani hano umugabo wabaye wageze Eliya umugabo bita Eliya wari umuzi Eliya ntawe se kapu ni ibyiki ni ibyiki se nikoye wambara ugatuza koko tukumvikana kandi nyamara nakona ntakumvikana guhari ubuze ntabwo ari uyu ntabwo ari we n'ukuri mwese hano uyu muntu urumva oya umva mama mwiriwe nta mugabo bita Eliya wabuze ni umutware wanjye rwose ntawe uzi mwikaritsiye reka nkomeze ngende si abantu basa reka nkomeze ngende gutakisha n'abanyarwanda ntabyo ese niba zakumuyeho barakomeze ngende gutakisha neze ukaba nyine bayibona nyine neze abambara ase nkaho ugenda ufotora ababyeyi bite byawe wagira ugira disiture rega abantu bagomba kumenya ko umubyeyi yabuze umugabo bakamufasha kumushaka none se nibyo bituma ugenda umukamera rega ese niba bayibona ntabwo urahebye bikamera byawe ubwo ni umunyamakuru ko ugiye gufata abantu ase ndabivanyeho umubyeyi mbabwire nubwo dukorana njyewe ntabwo ino video njye nshaka ijya hagaragara njye kamaze nguye mpamvu nyifata abantu bashobora kuyibona bashobora kuba baza umugabo bagafatira uyu mukecuru katumangiye umugabo we ese ibyo mvuga si byo iki muza ahantu hari umva se mwamufurira atekura amara muri ko hano harimo ibinogo harimo ibinogo ase umva se yewe umva nyine nkubaze umva tuganire gatoya so ntabwo unyibuka se umva yewe umubyeyi ra wagaze nkakubaza umva nyine nkubaze ese ugiye hehe si ibindi kimwe akabyara ngenda ndamukurangira nza ahantu ari hagara tuganire kandi dore mwanga kumva wakumva ibyo nkubwira hagara wa mugore ikimwe akabyara umva nyine nkubwire ese ari hehe kangurange umuti w'ukuntu uwo muntu rero nibyo byanyuma bisigaye sibyo se kundo utumva urigenda bituma akabyara wahagaze wa mugore hagararaho si impano yanjye wahagaze ese umva se mwana data wahagaze umuntu uri kwasaza cyangwa bakurugesheje kera winjira mu ngo z'aba nanarushye rwose umugore usiga abagabo wagenze gake koko hano umugabo wabaye wageze Eliya Eliya
Kira. Shana ukurikira mpaka ushaka. Tugere hejuru wahagaze nkakubaza. So mehezo yabona yayi. Kuruka mpaka nta. Yego sinago. Ndavuze induruka wandi. Umugabo bitari yabamuzi. Eliya. Hawe. Agusigasha. Agusika. Hagarara kongubaza. Njye namubonye Eliya. Yego. Akajya makwereka aho yagiye. Hano ruguru. Apfuye pe. Apfuye we. Umugore. N'umugabo wanjye nawe. Hasohotse nkamukwereka ko nza hano. Umugabo wanjye sareye n'ukuri. So ndi witwa Eliya muto muto. Yewe. Apfuye ahubwo. Namushakishije. Ahantu hose. Nabuze. Nzi ko rero guhagarara ngo mukwereke ukanga. Ntabwo numvaga. Nzi ko ndabari muzima wasaze. Umva ntabwo ari ugusara pe. Ntabwo ari ugusara. Umugabo wanjye yarantaye. Ni ukuri. Mwana yanjye. Wa mugabo we. Cyo nameze bite maka. Uyu mugabo arinyukanye. Wowe so mudamu. Ndapfuye umutima umvuye. Byagenze bike. Ni ukuri umugabo wanjye. Namushakisha hose namubuze. Genda pfuye rwose. Nasi mwanza no kugenda biruka gutya. Abantu baturangire wowe ukutama wangu nange. Nyina we ngo hagarara yangu hagarara. Shije ahantu hose ni. Umurangiye ahantu hose. Twabonye ngo indamu baramukujyana. Yaramuntwaye. Yaranyangaje ngo kuko nsiganirwa niruka. Batubana so umuze nk'umuntu. Oya we. Yirukanse cyane mani. Tugenda ubwo njya gushaka umugabo wanjye. Tugenda nukuri. Tugenda njya gushaka. Ntago nari mari yanjye. Jewe nawe ngo nagende gahoro ngiye tuganire. Ese urabona wari? Urabona wari wese? Tugenda. Arabaza abandi ngiye yaza kunyuma. Umugabo wanjye naramubuze. Tugenda. Amubuze. Umuburiye hese. Nese wasaze ryari? Nakubye wasore byatangiye ryari? Wa mugabo nanjye najya kubona mbona bimeze uko. Nese ko hetse ibikapu n'ibyiki? Nirwa nikore ibintu ku mutwe. N'ibyikise? Ngenda n'utwenda kwa. Nikoye. Wambara ugatuza koko tukumvikana. Kandi nyamara nako ntakumvikana guhari. None se umva se? Umugabo aranyangaje. Antaye abana. Yego. Ibintu byose. Nese ururuka ngo upaka kugeza he? Inda yarangendere neza dore uko nsigaye ni. Suko kumaka byarambwe. Nese amaherezo nyina y'inzira na yayi. Ndirwa nirukanka. Kugeza ryaheze. Hagara nkubaze nkubwire. Reka mbo nkubwire. Ahubwo nese njye niruhiye marko. Nese turamusiga. Nese dumufate rero tumwomeke turahagara. Reka tumwomeke paka. Ntabwo mwana. Umva ndimo ndamushaka ahantu hose. Iki? Ndimo ndamushaka ahantu hose umutware wanjye naramubuze yarantaye. Ntabwo yuburiya. Ubu Ntabwo ari uyu. Ntabwo ari we n'ukuri. Nese hano uyu muntu yarasaze. Oya. Yagiye no mu bipangu. Ntawe njya mu bipangu by'abandi mubabarira. Ngenda ndakomeje. Namubuze ahantu hose. Ha. No mu mama rero turaza twamujyana. Nese Ntabwo tumuzirikira hano turi. reka tumufate duhuze abantu badufashe. Tumufate anyura ku bantu ngenda baza ubusobanuro. Nese ibipangu by'abandi. Hamwe ngo wa mutwaje ukabiri kuri tu. Turamufata se bigenda. Nagarwana. Ngo tumufate. Mama wakumbira twakumbira. Shaka warwana abandi. Ugenda abana bajyama. Nese iyi. Kana abana batatu bose yarabantanye. Nubare wenyine. Yagiye. Ntabwo mpaze kumushaka ahantu hose. Asanga nitabye n'Imana. Ase twagarukira. Arakata haboye ho. German rero ndumva narushye tumufate tumuzika duhamagara abantu n'ibi nibi. Baze badufashe. Ikisi. Ngo umbwire. Harimo gushungera.
reka tumureke duhamagara ubuyobozi reka duhamagara ubuyobozi yesu turamenya byigaho rero ntabwo ushaka guhagarara reka tubyeke n'abantu umukuye he reka tubyeke n'abantu niko babibona reka tubyeke n'abantu babibona tubyeke abantu basanga ari urwangaro bamuteje none n'inyatsi zikiwe ejo ariko ari ndamutwara agiye kwiyahura ejo ubwo wamenye agiye urumva oya umva mama nta mugabo wicaye ni umutware wanjye rwose ntawe uzi mwikaritsiye reka nkomeze ngende si abantu basa reka nkomeze ngende gutakisha ntabwo ajya arwana ntabyo nasi niba nagumuyeho neze ukaba nyine babibona nyine neze shabyihoreye ntabyo uzi wowe ese baramubonye ntabwo bavuga ahantu ari shabyihoreye murakoze mukamufata ahubwo mukareba gusa umva rata nkubwire mama nta muntu wamfata nta muntu wagufata nta muntu wamfata yamufata se aza kumbaza iki urarwana se ntabwo sirwana ariko ntabwo yanze imbere neza tukakubwira neza ko nyine ku mahoro tukaganira nyanza umuntu uri mu bushake kandi nanda se ni ngagenda umuzana mutabazi uramuzi genda umuzana muganga mutabazi uramuzi ntawe nzi ese umva nyine nkubwire ntawe nzi uwo muganga mutabazi ntawe nzi ese na basi reka ngenda nkomeze ngende nta nubwo wamumenya ntawe namenya rwose ase nkaho ugenda ufotora ababyeyi bite byawe wagira ugira disipurine rega abantu bagomba kumenya ko umubyeyi yabuze umugabo bakamufasha kumushaka nibyo bituma ugenda umukamera niba babibona ntabwo urahibye bikamera byawe ubwo ni umunyamakuru ko ugiye gufata abantu uvuze amahoro ese ndabivanyeho umva mbabwire nubwo dukorana njyewe ntabwo ino video njye nshaka ijya hagaragara njye kamaze mbwira impamvu nyifata abantu bashobora kuyibona bashobora kuba baza umugabo bagafatira uyu mukecuru akatumangira umugabo we ese ibyo mvuga si byo iki muzi ahantu ari ndi umuntu wa mukuru wanjye uburyo ngenda nikoreye ibikapu ku muhanda ninjira ahantu hose nshaka kugira ngo mbashe kubona ntabwo byavamo abanyamakuru b'iminsi mwabaye ese si amakuru nyine urumva ari iki abantu babimenyera igihugu kibimenye neza se kugira ngo ntabwo uri kumbeshya ngo wamubona ntawe wabona njye namubona wamubona se kutahambwira ahantu cyangwa barakurogesheje umukeba wawe uwo mubyeyi wamuhaye liberite yakwigenza aho wowe wabura kumuganiza ngo umuhe liberite ijyana inyuma nawe inyuma ubuza mbarate aho yamufata umuntu asohora wiyahura kubera iki umva se mwamufurira atekura amara muri ko hano harimo ibinogo mani harimo ibinogo hano harimo ibinogo mani